You feed me perfectly, girl. ubu murase Yaman. Iyo ndirimbo rero tuba tusanze umu producer witwa Aditi Ranks 256. Yo, Aditi Ranks pandem fire them say niwe wakoze indirimbo ivuga ngo bino byabaki, bino byabanene, bino byabaki, bino byabanene. Wanu tovimba nga toli munene bajja kukwato okubira banene okubana banene teje kufura munene bino byabaki, bino byabanene. Urumva tuba turahuye tuba turi recording iyo ndirimbo tuje tuvuga ati ariko wakora muri style z'ikidandari kiba iteye ikidandari amanyanya producer na tula mu ngoma ne tugikuba ne tugisabula like 1 hour or 2 hours ngoma yali yawedde twali twamazo gisabula fire burning twakoze live like natural music ibiri no mu bintu nakundiye Palaso buriya ngiye mu banyamuziki wese zadukorana kangwa manza ajya ebana mbabwira ni munyamuziki yararenze Palasi iyi ndirimbo mubona twari recordinze nani gutya duhana nkamuha akama nta bintu byo kwandika nta hantu twanditse nta hantu twize tu never live natural music man natural growth my brother. Indirimbo naje kumva ko indirimbo nziza zose nuko bazikora. Nta ndirimbo uzi mega hit bakoreye igihe kirekire cyangwa ngo bibagoye. Nibaho uzi indirimbo yitwa Habibi yande Habibi ya The Ben ngo bayikoreye 15 minutes ureba none so yize indirimbo zirenze zijya zigorana reka ngewe nk'indirimbo zanjye indirimbo abantu baba baragiye bakunda cyane ziba ari indirimbo nanditse mu gihe gito pe nk'indirimbo yitwa Ocean. Indirimbo yitwa Ocean dushobora kuba twarekoze hagati y'iminota 45 kandi nugenda ukayireba ifite ibihumbi 200 nayikoze mu minota itarenze 45 kabisa ubwo niba ni nka 30 nge na pass kuko yo byari live. Looking from the back me tempted to touch your wine kumaniga baby need too much. Looking from the back me tempted to touch your wine kumaniga baby need too. Oh baby for you I could die. Your body more muri mine. My baby for you bombo youth. Wana Yago yo wari umuntu wa supportingaga umuziki nk'ubu ngubu biragaragara cyane ko nta muntu nyine ukora ibiganiro like ntaho nshaka kuvuga ikigambo ibiganiro koze ndabona ari kuderanja ntabwo ushaka kuryumva ariko ni wajya gusupportinga abahanzi ni we bari bafite bashobora kuvugana nawe buri bw'indirimbo zasohoka ibyo bintu byavuyeho nibigihari. Nta muntu indirimbo iyo zisohotse ubona abagerageza ubona bagerageza basiza abandi ntabwo bigipika. Iyo ubibonye ubitekerezaho iki kuri music industry cyangwa music industry uko wayisize yo mu Rwanda urabona byaragenze gute imeze gute ihagaze gute ubu ngubu wowe uvuyemo pira yawe ivuyemo? Ubu ngubu ntago nkibona nkihagarara muri position nziza yo kujudginga. Nibo batubwira nibo nyeka ko batubwira byaba byiza aribo batubwiye bavuga ko niba kuba naravuyemo hari icyuho niba kuba naragiye hari ikintu bahombye kuko urumva nkanjye sinabimenya ntago ndi muri position nziza yo kumenya koko niba naravuyemo hakagira ibitagenda neza kuko ngewe hari ibintu nagikurikirana ntago ndi bukubeshye muri comment Yago ndakwemera pe ariko nta promotion y'umuziki kuri YouTube igihari. Icyuho kizamara imyaka ibyaniko gusa Yago ndakwemera kubi abantu mushobora gukora comment zijyanye n'ikibazo mbajije mushobora kuzikora nkaguma nzisoma so wowe urumva ari yuke nta kintu dumba ngewe ibintu byose nakoze reka tujye tubwizanya kuri ibi byose nakoze nagaragarijwe ko byari imfabusa ko ntagombaga no kubikora. Si byose siko mu maso y'abanyarwanda byagaragaye kuri social media n'ibintu nakorewe aho umuntu aza kuvuga ati reka ngewe ibyo ngibyo ntago wagombaga no kumfasha waramfashaga se nari nabigusabye. Si hari abanzi baje bakabivuga ibyo bintu n'abanzi baje bakavuga ko ngo nabo ngo ahubwo ntabafashaga ngo bayinjirizaga. So ibyo byose rero tutabyirengagije
tutabyirengagije nabyo tujye tubirebaho. Nuva ngo ngiye akazi kanje nagaragarijwe ko nta mumaro kigize kagira, nabigaragarijwe nabande nabo nabikoreye. So rero ngewe ni mpamvu icyo kibazo twagiye ahubwo abafana cyangwa abakunzi bacu bakatubwira ese uyu munsi bimeze gute, kuko ngewe sinakubeshya hari ibintu nagikurikirana, hari amakuru ya entertainment nagikurikirana kubera ko nagaragarijwe urwango rudasanzwe, bituma nanjye rero mvugane let me move. None se Gloria Bugi ntiyavuye mu Rwanda akajya Uganda, ubu ni umustar. Amafaranga nakorera by the way, sinzi ko hari female artist yakorera aho ngaho mu Rwanda, amafaranga Gloria Bugi akorera sinzi niba hari female artist mu Rwanda yakorera, ko uyu mukobwa akorera amafaranga menshi. Hano muri iki gihugu hari population iri hejuru akorera amafaranga menshi. Rero ngewe nabonye ibintu nabonye akazi karaciwe, nyine karaciwe amazi, akazi kose nakoze bagatesha agaciro. Ndavuga okay, reka ngewe nicomoke. Hari ibintu nagikurikirana Dumba, hari ibintu nagikurikirana kandi nge sinzi kubindyarya uranzi, ntago nzi kubeshya, sinzi no guca ku ruhande. Rero niwe icyo kibazo ni icy'abafana, ni icy'abantu rwose bakurikiranaga ibyo bikorwa, nibo batubwira bati hari icyuho kirimo, hari ibyagaragaye, hari bitagenda neza. Yeah man. Ariko ndabizi kuva mu muryango w'inkotanyi sibyo se? Yeah man, of course. Ande n'inkotanyi akabuza icyo tugomba gukora, ni igihugu tugomba gukora, ntago dusubiza inyuma, dusonga imbere, nta dusubira inyuma. Of course. Ni ikihe kintu wumva nanone ugomba gukorera u Rwanda mu minsi iri imbere, nubwo tukuzi kuri muri Uganda? Ewana, ubuse singiye kumena amabanga. Yamene gikotanyi. Thank you. D3 wagwan. Niko, ubu singiye kumena amabanga kweli. Ikintu ngomba gukorera kimenye yive ndakubona my guy. Ikintu ngomba gukorera u Rwanda already naragitangiye Dumba. Naragitangiye. I am representing my country, my brother, everywhere I go. To the fullest. I represent my nation, brother, everywhere you go. Uyu munsi abagande bose turi kumwe na Uganda, simaze umwaka n'amezi, nta mugande n'umujyi mbona nk'umugande cyangwa nk'umuntu wabo hano. No. I represent nation, I represent Rwanda, my brother. Ahantu hose ngiye nta n'umuntu n'umwe sinzi ikigande ariko nta muntu n'umwe ujya umpa treatment nk'umugande, bampa treatment nk'umunyarwanda. Nakomeje kurinda ubwo busugire, nakomeje kurinda ko ndi umunyarwanda. Nakomeje kurinda icyo kintu, ntabwo ndi wa muntu uhora aho ngaho mu mbaringa. No, narinze ubunyarwanda bwanjye kandi nzakomeza no kuburinda. So bivuze ngo icyo ngomba gukora u Rwanda naragitangiye. Uyu munsi iyo mpuye na Palaso ahita ambwira ati man, you guy inama Sanyalaze manji, you are representing your country very well. Ayo nama magambo mbwirwa na Palaso, one of the best musician in Uganda and East Africa. Urumva? Rero ntabwo nigeze ngera hano ngo nigire ngo umugande, ngo nigire nyine ngo shake kwigira, ngo nishake kwikuraho ngo ikintu cy'ubunyarwanda. No. Ubwo rero ibyo bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ready, I am representing my nation, my brother. I'm representing my country, brother. I am already contributing through let me say through my music, but connecting Rwanda and Uganda. Because if Palaso can collaborate with me, from Kampala to Kigali, we are connecting two countries, my brother. Nibyo. Yeah, man. Ni byinshi ndimo gupanga kubera ko hari ibyo nigize kuvuga ubushize, sinzi niba byarumviswe neza, ariko ngewe muri zimwe muri gahunda mfite harimo gahunda yo kuza mu minsi iri imbere, Imana nitugirira neza ikaduha ubushobozi, harimo gahunda yo kuzubaka ikigo gifasha abantu batishoboye, abanyempano, biri mu mishinga nari mfite. Nagombaga no kumurikira abakuru, ariko kubera ibibazo naciyemo n'ibihe naciyemo biba ngombwa ko bidakunda. Ariko iyo mishinga iracyahari, Imana ndabizi ko izabikora kuko yarabitwemereye. Kimenyi, thank you so much man. Imana yarabitwemereye, atwemereye ko izabikora. Tugomba kuzagira ikigo gifasha abanyempano badafite uburyo. Tugomba kugira ikigo kizafasha abana
bo ku muhanda, tugomba kugira ikigo gifasha abantu batishoboye, abantu badafite icyo kurya, abantu bababaye. Imana narayibisabye kandi mbwira ko izabikora. Rero icyo biri mu byo ngomba gukorera igihugu cyanjye, kuko icyo kigo kigomba kuzaba kiri mu Rwanda, hatagize n'igihinduka gishobora kuzagira n'amashami mu bindi bihugu bitandukanye, kugira ngo dufashe isi yose. Ni Imana yaturemeye. Mu gihe twaramutse bavuga ko kuramba ari ukuramuka. Bimwe mu bintu rero mfitiye, umwe mu migambi nakwita ko ari imigambi mfitiye igihugu cyanjye, harimo no kuzafasha abajene, abo twafashije buriya bari bakeya. Hari benshi bazi ko bino bintu ngo twabivuyemo ngo tutazagaruka. Oya, njyewe ndahari. Nshobora gufata imyaka 2 nkabanza ngashyira ku murongo umuziki wanjye, nkongera ngafata imyaka 10 nkaza ngakora podcast yo gufasha abantu, cyangwa nkakora ikigo gifasha abantu. Njyewe nshobora kumara umwaka ntari coding imiziki, ndimo gukora content, ndimo gufasha abantu, nkongera kuko ubuzima mbayeho Imana yamaye hano ku isi, nta muntu n'umwe ubugenga uretse Imana. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kumitiramo icyo gukora. Njyewe nshobora kuvuga ni uyu ngiye gufata imyaka 2 mfasha abantu, ngaruke kuri YouTube nkora ibikorwa byo gufasha abantu no kuzamura impano, hanyuma nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 nkongera nkasubira mu gukora umuziki wanjye, cyangwa nkashaka n'ikindi kintu njya gukora. Niyo mpamvu nifuza ko abantu muri hano mugomba kumenya kino kintu. Umuntu ubona wanabyaye, ubwo kubabyaye, uriya muntu afite amahitamo ye, afite ibyo abona, afite vision, afite focus yindi itandukanye n'iyawe. Mujye munyuzamo mubyumve kabisa, kuko hari abantu mbabona batabyumva. Abantu babumva umuntu akwiye gukora ikintu kimwe, umuntu akwiye kuba ahantu hamwe, umuntu akwiye kumva ibintu kimwe nawe. Ntabwo ari uko nguko isi imeze. Universe itanga amahirwe kuri buri muntu wese. Universe itanga amahirwe kuri buri muntu wese, ahubwo uburyo dukoresha amahirwe universe yaduhaye ibyo bintu biba bitandukanye. Naho ubundi nta wuruta undi, nta mwiza kurusha undi, nta usa neza kurusha undi, nta muremure kuruta undi, nta mugufi, twese Imana yaturemye dukunze kandi yaturemye mu rukundo. Narese niba ufite imigambi yo kuba ufite ibyo bintu byo ibyo uzakora icyo kigo, ho kugaruka mu gihugu kubayo ni ryari? Kugaruka mu gihugu kuba sinzi kubayo, sinzi ikintu ushatse kuvuga, kuko ubu ushaka kumbaza ngo kubayo, nkahita nkubaza ngo ubu kufasha igihugu cy'u Rwanda kutabayo, aho naba nkucalenginze. Kandi kubayo n'ubu uretse kuba ntari mu Rwanda mu buryo buri tangible, uburyo bufatika, ndahari mu buryo bw'umutima ndahari mu buryo bw'umutima. Kubera iki? It's my nation, it's my country. Ahantu hose ngenda ubunyarwanda bundi nibyo nakubwiye, njye sinigize nifuza kwikuraho ubunyarwanda. So igihe cyanyacyo nikigera njye nzasubira mu Rwanda, kandi ntabwo ari kera. Ariko kandi noneho kuba byo ni ibindi, kuko ubu ngubu njyewe I don't like comfort zone. Nshobora kujya mu Rwanda nkahamara umwaka, ariko nanone kubera ko I don't like comfort zone nkaba nagera nkatuba muri Canada, najya Canada nkamara umwaka. Ubwo se wahita uvuga ngo yago yatorotse? Ubwo se ngiye muri Amerika nkamara umwaka wahita uvuga ngo yago yanze u Rwanda, yanze igihugu, yatorotse? No, nuvuga ngo akazi kanjye ni akazi gatuma njyewe nkora moves, nkava ahantu hamwe nkajya ahandi. Uko abantu savinga ntago nza ahantu bari, uretse kuba najya kuri statistics bakanyereka South Africa, US, Canada, Europe, ibihugu ibi n'ibi, baragukurikirana barakumva, kuko Spotify irabikwereka, bakwereka statistics y'abantu bakumva n'ahantu baherereye. So urumva rero njyewe akazi kanjye ntabwo ari akazi ko kuba ahantu hamwe. Wenda nshobora kuba mfite address mu Rwanda, ariko ugasanga mfite na address muri Canada, mfite na address muri Amerika, mfite na address Uganda. Why not? So no kuvuga ko mu Rwanda wowe ubayo n'ibikorwa, kandi nawe ari ngombwa wahaba, ariko you can be anywhere as long as uri murakorera u Rwanda, nicyo cyangombwa. Yeah man. Ikibazo abantu bose bifuza kumva, bashaka no kumenya, sinzi ukuntu uza kugisubiza, ariko ndabizi kiragoye. Ariko Banyarwandakazi, abantu bari hano mugome mumenye ko turi hano ku ndirimbo nshasha niyo dukoreye iki kiganiro ya Yago, bayita Your Love. Turaba tuguma tuyisampolinga, dukishijemo
tuyirangize n'abantu bagende bayirebe kuri YouTube. Yago, Yeah, man. ibintu bya nyuma njyewe ndiho curious. Twatangiye urimo uravuga ko usigaye uri papa. Uri papa. Yeah, man. Twumvisha amakuru ntitwamenye niba ariyo, amakuru menshi abari ibihuha, twumva ko watandukanye n'umugore wagaragarizaga ko wakundaga cyane, twamenye ko wakundaga, ariko tukaba tuzi ko mwabyaranye n'ibyemera ko mubyaranye. Reka simbaza iby'umugore ntago byandeba, ariko se uvugana n'umwana angana gute, ameze gute? Ewana Life, Mungu wanje yitwa Life. Ameze neza cyane, handsome, a very handsome boy. Oh my god, oh my god, amanze nkuremo ingofero nk'Imana icyubahiro. Oh my god, thank you Jesus Lord, thank you God. Oh my god, icyubahiro ni icy'Imana. A very handsome and cute boy. Oh my god. Ndabona comment bandika Papa Life forever. Ibi byo nta nubwo njya mbona ukuntu mbivuga iyo ngeze ku muhungu wanjye kabisa, mpitamo Imana icyubahiro, nkahita mvuga ngo Imana irahambaye cyane. Umuhungu wanjye ameze neza cyane, arimo arakura neza. I talk to him, I talk to them, ndamubona nta kibazo na kimwe gihari. Umuhungu ameze neza, kubibaza ko yo ineza wininda kubona ineza wini yahageze. Abibaza ko umuhungu ameze nago sinjya mbona icyo mvuga, sinjya mbona byinshi mvuga ku mfura yanjye. Nagiye nshyirwaho ibirego araza bikuraho byose. Life, big up on yourself, my son. Big up on yourself. I love you. Yatangiye kuvuga. Life yujuje amezi 10 ejo bundi twatimo tumuserebura, kubera ko buri tariki 5 z'ukwezi njyewe I celebrate life, kubera ko every single second I celebrate my life, but buri tariki 5, kubera ko Life yavutse tariki 5 z'ukwezi kwa 5 2025. Namwitiriye album ya kabiri, ariko kubera ukuntu mukunda, kubera ukuntu yaje akenewe, kubera ukuntu yaje aje gucungura ibyase byari byaranyazwe, ewana namwitiriye na album ya gatatu. Album ya gatatu mbivugiye ahangaha kuri pano ya Dumba. Album ya gatatu yitwa Triple 5. Iki gitangazamakuru nicyo gitangazamakuru cya mbere kitari igitangazamakuru nkorera cya Yago TV show ndetse na Yago Pondat. Niho hantu hambere mbitangarije, niho hantu hambere nangarije izina rya album yanjye ya gatatu yitwa Triple 5. Ni album izaba iriho Life muzamwumva aririmba kuri album yanjye ya gatatu, azaba afite indirimbo. So get ready to listen to his vocals, get ready to listen to his music. Like, he's young but he azaba tamu. Life afite amezi 9. Oya afite 10 ubungubu, yujuje 10 ejo bundi. Afite amezi 10, ariko kuri album yawe Triple 5 afiteho indirimbo. Afiteho indirimbo kabisa. Yago iyo ndirimbo imeze gute? Iyo ndirimbo kambanze nkubaza, wari ubizi yuko zimwe mu ndirimbo hano ku isi zimaze kumvwa no kurebwa n'abantu benshi? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana, zimwe mu ndirimbo top 5 most viewed song on YouTube? Wari ubizi ko harimo indirimbo y'abana? Ntabwo nari mbizi. Mu ndirimbo 5 abantu babizi batubwira, mu ndirimbo 5 zimaze kuba most viewed cyangwa most zimaze kuviewirwa n'abantu benshi kuri YouTube harimo indirimbo y'abana. Rero abana ni abamarayika. Uri umwana niyo
yaseka mu ndirimbo bitanga injyana bitewe n'ubutumwa buri mu ndirimbo, kubera ko umuhungu wanjye azaba ari kuri album. Mwe mutegereze ahubwo iyo craft, mutegereze iyo ndirimbo Life azaba yaririmbyemo kuri album yanjye ya gatatu, ari nayo vugiye izina ryayo hano yitwa 555, kubera ko Life yavutse tariki 5 z'ukwa gatanu 2025 saa 2:52 za Uganda, ubwo ni saa 1:52 zo mu Rwanda. Avukira Kampala, murwa mukuru wa Uganda, ahitwa Gaba Road International Hospital. Life rero niwe nitiriye album n'ubundi ya gatatu izaba yitwa chance namaze guhizina rya 555, kubera ko umwana wanjye yavutse ku itariki idasanzwe, yavutse umunsi udasanzwe. Oh my god, it's amazing. Mama Life na Papa Life bashobora kuzasubirana mu buzima. Ubuzima se koko nta ubuzima ni Imana buno buzima tubaho ku isi ni Imana bugena, ahubwo twebwe dushyiramo kwirwanirira. So kwirwanira kwanjye kwarahagaze, kubera ko kwahagaze rero ntabwo ndi muri position zize kukubwira ngo ntibizongera cyangwa bizongera. Kubera iki? Nahagaritse kwirwanirira, ubu nabihariye Imana. Nshobora rero kukubwira ngo ntabwo bizongera, ariko ugasanga ejo cyangwa ejo bundi mutubonye turi kumwe, mutize uyu muntu kuki, uyu mugabo se kuki ahindura indimi cyane, kavuga ntibizongera, ejo cyangwa ejo bundi byakongera hakazabaho indi nkuru. Kandi ntabwo nkeneye ko hongera kubaho inkuru mbi hagati yanjye na Mama Life, ntabwo mbyifuza. Rero iyi nkuru yasubiwemo biba bivuze ngo hanabaho indi nkuru mbi. So ni nayo mpamvu ndimo kugira ngo ntabwo nshaka, iyo ikintu cyasubiwemo gishobora gutanga ikiza cyangwa ikibi, ntabwo nshaka kujya muri position yo ku most viewed song on YouTube, Baby Shark Dance, baby yendure. Yeah man, sa uranyumva wagwan, thank you. Ogendo urabe nawe abana bayimba, abana bamarayika, abana ni abamarayika. Nabonye nawe kama yakoze indirimbo y'umwana we irarebwa cyane, abantu barayikunda. Warabibonye?